nkamuhamota yose nuko ya operation yamurangiza yamumanure yamurindagize atigeze abivugaho reka kuko we ntabwo ari social media kuzana ubugambo kandi nyuma w'ikintu yadukoreye felicitation ese areba abantu bababaye avuga abakunzi banjye nimuhereza abantu ubuzima nge gutinda kunzahare ngo sabari mu kagare sabe ngo yagiye mu kagare ese yagiye mu Burusiya mu kureze nyine ubwo uko niyo banafata umwana wazacubira kamera azavuga uwari we ariko nawe ari nawe noneho yashizemo rwondiye none yafite nawe yanturuye umutima amahane katarandeze none se ikaze kandi turabifuriza amahoro ndetse n'umugisha mwebwe mwese mwakurikiranye cyangwa se mukunda gukurikirana Cukumbura kuri TV cyangwa se muri ufafa nuwo ko bukeye nuko bwije muraho neza amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu natwe rero twahageze ni papa bitangaza nk'ibisanzwe ndetse n'amabitangaza ni asaha yanyu kandi mukunda icara ugubwe neza niba uryamye gubwa neza niba uri mu kazi gubwa neza niba wicaye udukurikiranye gubwa neza icyo nzi neza nuko wakurikiranye abantu beza kandi bazafafanwa kandi bakakugezaho ibyishimo byawe ukeneye amayinite yawe umwanya wawe ntabwo uzigera uta ku bantu badafite umumaro twebwe turabantu b'umumaro papa bitangaza wiriwe neza niriwe meze neza ndashima Imana yego Imana yaturinze kandi yatubaye hafi yego rero muri ufufano y'uyu munsi na turi kuvuga amateka noneho uyu munsi yanani ya Sabe Wisimbi yego mu gihugu cy'iki cy'Uburusiya yego Sabe Wisimbi akigerayo bamwakiriye muri hoteli kandi nuvuga ngo Sabe ajya kujya mu Burusiya yagiye kubona message imubwira ngo ngwino uzuhugure uburyo umuntu yabyaza umusaruro internet cyangwa social media tubwirira urubyiruko rwacu nuvuga ngo hari abantu benshi n'ibihugu byinshi Sabe bamuhisemo nk'inararibonye nk'abantu babonye ko nawe yabikoze ndetse byarangiza bigashoboka uko igihe cyose buri muntu agira roromodo buriya rero abarusiya roromodo wabo buriya yari Sabe Wisimbi yego nkaba nanjye ndeba ko abarusiya barebye kure yego nta wundi muntu ushobora guha igikombe cy'ishimwe ntambutse kuri Sabe aha mu Rwanda urakoze cyane kubw'umutima we uburyo akorana ibintu umwuga ndetse n'ubunararibonye yego Sabe akaba ari umugabo ufite umugore umwe yego akaba ari inyangamugayo yariye itangazamakuru yego Sabe akaba afite urukundo yego Sabe akaba atarakura cyane ari nko mu myaka za 32 gutyo akaba atuye ku Ruyenzi yego ari atuye akaba atari umugabo ntago ari umushurashuzi oya ni umugabo yubaha cyane ntago ari umushurashuzi yego ntago Sabe asinda nge turaziranye kandi Sabe yubaha akazi ke cyane akubaha n'abafana biwe bisimbi TV akubaha n'abafana be cyane rwose kugeza ubwo Sabe ntiyivanga n'abamuvugaho mu bintu by'ibigwi tumuvugaho yego ntabwo ashobora kuza gutera nawe amagambo ntago kuko nubwo twebwe ducometse tuvuga ibigwi bye hari abandi bacometse barimo baramwangiriza izina cyase bari kumutuka abo tubihorere turi kubigwi bya Sabe uyu munsi yego abo rero bose ntago Sabe agira ate abasubiza ni umuntu w'umugabo uzi gucunga cyangwa se kujera igihe cye mu binyamakuru
nka bitanu ndashoboye kuvuga amazina kuko ntabwo mbyemera nta sinabizi. Yego. Sabe ni uri ku mwanya wa mbere Isimbi TV. Yego. Ku kinyamakuru gishobora gushimirwa kugira neza, kuzamura abari hasi. Yego. Kubana n'abantu, kubakira abantu. Yego. Sabe araza ku mwanya wa mbere mu binyamakuru byafashije abantu benshi kuzamura imyumvire, kuzamura ibitekerezo. Sabe Imana iguha umugisha. Ukimara kuvuga ngo Papa Bitangaza, mise nibuka cyane umusore mu minsi mike ahinduriye ubuzima. Yari umunyonzi, uyu munsi akaba ari umumotari, afite na nuza yiwe na moto yiwe na perimi byose, akaba mbese yaramuhaye amahirwe yo kwiga akabigeraho, ndetse akamugurira na moto, akamuhindurira ubuzima ku buryo ubu ngubu ari no kubaka inzu nziza agiye no kugira. Sabe akaba afite abakunzi, ntago afite abafana. Urakoze ako kantu bakunda Isimbi TV. Yego. Kugera ku rwego hashobora kuza umuntu urwaye umeze nka Kanimba, nabo ubwabo bagahita barwara bagahungabana, kugeza ubwo bamufashije batarebye ubuhangange, batarebye hakomoka, batarebye. Sabe ntago arobanura uburere, umuntu wese amufasha nkuko abibwirijwe n'Imana, kandi atanga amahirwe ku bantu bose bashobora kwiyubaka, kuko uriya mwana Sabe ntabwo amuzi. Uvuge ngo Sabe yaramuzi nawe, kandi nawe yaramubonye nkuko natwe twese twamubonye kuri nuza. Felicitation Sabe, felicitation umugore we, felicitation abana be, felicitation ababyeyi bamubyaye, felicitation igihugu cyamwibarutse, felicitation abamuyobora. Sabe ni inyanga mugayo, sinkunda mugayo. Tugize amahirwe tukagenda twunguka basabe benshi muri iki gihugu cyangwa se no mu isi yose, tukagenda turushaho kugenda twunguka basabe benshi bashobora kuba bacomeka amateleviziyo yabo, bashobora kuba bakoresha iyi minara iri social media cyangwa se iri public cyangwa se mpuzamahanga, bakagirira neza n'abantu mu rundi ruhande. Abakene bose barangira mu gihugu no mu isi, cyangwa se abarwayi bose babona ubuvuzi, cyangwa se abakeneye ubufasha bose bashiraho. Uri wa mwuka wacu wo guhera muri za 59. Yego. Wo kumanurana no kurangizanya, hari abantu no kwica amahirwe y'abantu no kwangiza abantu. Hari abantu bicaye rero hano kuri kamera bari kuvuga ngo ni umusambanyi, bari kuvuga ngo ni zero. Ariko Sabara bati abagamba ni mugambe, abavuga waracenye ubareke wicene, abavuga warakize ubareke wicirire. Ngo asambana ntamusambanya, ntarasambanya mushiki we, ntarasambanya umwana we, ntarasambanya nyina. Ni ukuvuga ngo yamurebye abona ibigwi bye, ariko arangije biramukoma, aravuga uti reka noneho nsebye iyi nka, mvuge ngo iyi nka reba ibicebe byayo. Mama ufafanuwa aho hantu ngiye nkavuga kuko sindi inyuma y'umwuka wa Sekibi w'Abanyarwanda babi bafite izangano, birirwa basebya abandi kubw'inyungu zabo bwite. Turagarutse mama ufafanuwa mu gihugu rero cy'Uburusiya, umuvandimwe ari akomeje kugirirwa urukundo n'icyizere n'Abanyarwanda batandukanye, harimo abakobwa, harimo abagabo, harimo abanyeshuri, harimo Abarusiya. Ni ukuvuga ngo icyubahiro cy'Imana cyakomeje, y'Imana twamusengeye, y'Imana tumusengera, yakomeje kuzamura ibendera y'igihugu n'igikundiro, kandi ibyo yisobanuye Abarusiya babyishimiye. Kuko Papa Bitangaza buriya iyo uhuye n'umuntu baravuga ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Kuko akenshi nushaka kugirira neza umuntu ukifuza ko ahita nayikwitura, hari igihe imbere uzahasanga ya neza idakoze. Ariko Sabe no umuntu ugira neza, burya na cyagiye umubwiye uti Sabe Imana iguha umugisha, wa mugisha niwe azagenda agahurira nawe hehe mu Burusiya, cyakajya kubona message y'Uburusiya amubwiye uti welcome to Burusiya. Brusian. Ubwo rero niba rero Sabe hageze akagira icyubahiro kingana gutyo, ubwabyo twamaze gushima Imana. Kindi amakuru yizewe, babonye ko n'umwana wacu w'umuhungu yakubiseho akadrede, agasirimu.
agasirimu arakeye ku mutima no ku mubiri ni umwana ukeye aho namukundiye nkamuha amota yose nuko ya operasiyo yamurangiza yamumanure yamurindagize atigeze abivugaho reka kuko we ntabwo ari social media kuzana ubugambo kandi nyuma w'ikintu yadukoreye felicitation yahise areba abantu bababaye avuga ati abakunzi banjye nimuhereza abantu ubuzima mwe gutinda kunzahare ngo Sabe ari mu kagare Sabe ngo yagiye mu kagare ese yagiye mu Burusiya mu kagare mwamubonye yicaye mu kagare Sabe ngo yavunaguritse amaguru imitsi y'amaguru ngo buranga amaguru barayaciye ngo Sabe nta mugongo afite ngo urutirigongo yahunze igihugu ngo rwaramenaguritse ngo Sabe none mu Burusiya yagiye nk'impunzi Okay, nimureke bacukumbura kuri TV bafafanura amakuru none ko ibinyamakuru byinshi byacometse bikavuga ngo ari mu kagare none mu Musanze mu kagare ko bavuze ko umugongo waturaguritse mwamubonye aticayemye ko imwe bavuze ngo yarahunze ngo yahunze ngo aciye niba ngo ari hehe ngo nubwo yagiye ngo afite ngo afashe ibyangombwa none ngo byari hafi ngo gufungwa mu Burusiya sebwo yahuye na ambassadeur w'u Rwanda agiye nta byangombwa afite nimureke mwebwe muri abafana ariko niba uri mu mukunzi w'umuntu ntago ushobora kwinjira ku kintu bita gufana amakosa cyangwa se amafuti bitangaza rero ikiganiro sindi bugitindemo cyane ndakivuga tufafanuwaho dutambuka mwagiye mubona inzangano rero Sabe ari gusambana hehe mu Burusiya wati ngewe nahamagawe haleluya nahamagawe na leta y'Uburusiya kubyo bankeneyemo ngenda mbagezeho maze kugerayo nsanga abakunzi b'abana b'Abanyarwanda baranyiteguye bibaza Kirusiya barantembereza barangaburira Abanyarwanda bari mu Burusiya mwikubitira amashi kwakira umwana wanyu Murungi Sabe wa Isimbi TV haleluya toberesa Imana ibaha umugisha no kuri Imana ibaduhera umugisha abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo ndi umusisaridoti ndi umushumba w'itorero imbaraga z'Imana yego prophet umwepiskopi Sabiye umugisha umuryango wa Sabe nukuri Sabiye umugisha bakiriye Sabe yego mu Burusiya uko nuko Imana ibaha umugisha rero Sabe mu bintu adakunda cyane nye kwabanye nta kundi ibiyobyabwenge oya bazamucunga no ku maso ye Sabe ibintu yirinda ubusambanyi cyane Sabe ibintu yirinda amatiku cyane kuko uzanarebe ibiganiro bye ntabwo ajya yinjira mu biganiro bimanura abandi ahubwo akunda kwibanda cyane mu biganiro bizamura abantu mabitangaza aha kantu nakabonye kuri Sabe gasa nko guha agaciro akaziki yego ndaha agaciro ibiri inyuma y'iki yamari Sabe yaba na ministre ministre w'urubyiruko yaduhagararira n'ubumwe Sabe yababyo yaduhagararira kuko Sabe y'umututsi ntakureba kandi umuyobozi wese nta nicyo ubundi yagiriza none kuguha ikiganiro ntareba ukomoka ako kantu ka kabiri urakoze cyane kuguha ikiganiro ntareba akarere kawe Sabe wakoze Mana kumpuza na Sabe Sabe kuguha ikiganiro ntareba uburemere bw'amafaranga ufite cyangwa se uburemere bw'imodoka nziza uje naho wabuje n'akamoto Sabe ahubwo yicara avuga ngo kare akamoto ndi kwifuza ko yakavaho kuko uzarebe n'ibiganiro yabikora araza agashyira nimero yawe mu kiganiro yarangiza akavuga ngo uwifuza kumufasha cyangwa se kumuvugisha hari n'igihe avuga ngo YouTube channel yawo akayipininga ariko hari abantu Sabe yagiye yanga hari undi muntu se wabikora ntawe hari abantu Sabe yagiye yanga yego abo bose nibo bongera kuza bakaza kujwigira ubu se nk'ubu wakakira umuntu w'umugabo bashukishije inzu akaza akemeza ko pasi zahukiye abyaye hanze umwana asa nawe nanabona yimushukishije ari ukuyimutiza batanayimuhaye burundu urumva uwo muntu wewe umwakiriye
yavuga iki uwo muntu ubundi yaba agiye guhereza iki iyo platform we wakakira umuntu ushobora kuvuga ngo papa bitangaza umuntu wese umufasha afashije umudayimoni ndi muzima umuntu wese uriya muryango ukunda yarabivuze se arakandu kabivuze sinzi aragaki mu Rwanda dufite utugabo kutugoryi kabivuze kashishikara cyane ugufashije wewe se urifashisha nyine ngo umuntu ukunda cyangwa nuguhaye subscribe burya bagufashije kuzamura vision yawe cyane abangabo n'abantu bakubaho Imana imuhumugisha cyane rwose uyikuyeho abagufashije kwica iki inzozi zawe yego disi rero uyiguhaye nawe amafashije yego noneho wakati uwo muntu ngo kunapa bitangaza kandi nabonye aho kantu sabu yaho kayikuyeho kayikuyeho nabibonye kakuyeho sabu yako kubera ni umuntu agenda nindaraho bwije nk'injangwe nindaraho bwije nk'injangwe kugirira ishyari umuryango nk'uyu Imana haye umugisha papa bitangaza ngo urabona ngo nsigiye kugurishwa ngo ni ibisambo ngo bakijishijwe azabonaho umugabane we ni impunyu igurishijwe bimutwaye iki cyangwa itagurishijwe bwo bimumariye iki no kodafafanua ariko ntagaragera kuri rwego ntago none se erega ibyo bintu ntabwo ni byaba abantu nyine yavuze nawe ntabwo ajya avuga ubusa nk'ubwo oya afafanuye ibintu kumva bigiye kuba byo nubwo harashyiramo karugundi hene ariko ntabwo akunda kuvuga ubusa bw'inka nyine natwe ni natwe tumugeza nako tugiye kumufafanura natwe tuyishyiramo karugundo natwe aba yayishizemo karugundi nako nanjye ngukunda nawe uramo ufafanu nayishiramo karugundi nawe ayishyiramo nawe aba yakubanje akayishyiramo atavuga ati hari utuntu kutubeba utujangwe kandi sindi byo nabazi ko ndi umupatro noneho yabona wakije imodoka yari yagupfobeje agatavuga ati aba bantu ahungabana akajya kuri ribu Imana kandi nari navuze ko ari umurya rimwe naryo ari kuyibanje ari umuhabwa biceri none isa essence ivuye ikindi none iki kinyabiziga kivuye navuze ko nta myenda yo kwambara nakoma na buri mwanya ibiganiro byose bari kuhindura imyambaro Rigondi hene yanjye sinirangije Rigondi yasika musaza ikabira hengamye wakumvira hengamye ukumva utaye iki agaciro ona wavuga ati ngo nta buzima bafite ukabona kurya imigati muze nawe muze wacu ariko nawe none wavuga ngo baje bazaye n'utwana bareba abana bacu kuri kamera bakabona bafite icyangwa muze akavati karugonda kanje bafite fresheri nari ngiye kumurangiza musaza yubyumvishije nyakubohwa Claude Niyonzima Imana ifite pièce impamvu ndi kuvuga nuko yavuye nkiyandese nyine urumva nyine wamuvuga nabi sinakatara kureze nyine ubwo uko niyo banamfata umwana wanjye acubira kamera azavuga uwo ari we ariko nawe hariya nawe noneho yashyizemo Rigondi none nyine nawe yanturiye umutima amahane katarandeze none se nyine nawe nyine banza wumva muze yavuze ko hejuru yo kuvuga imakire ntiyandeze hejuru yo kuvuga ko imakire nange gatimba kagarutse nyine simba nambaye gatimba kagarutse singira kumufafanura nyine niba imakire atarakureze imakire mugore wiwe Murekatete Makire ntakurege Niyonzima Claude ntakurege none ari gusobanura ko ari ndabakureze bisobanura ngo rero ubwo wandeze arakurose ndabizi nanjye se wangu Corona no umunyamari Rigondi vie nawe mumbare mwese nawe noneho ari igihe umuntu atwika kagera igihe nawe no yibabura agasa musaza ibiganza nawe bikababura kabite musaza kuko yavuze ko atagize ashaka kundangiza nawe vie noneho sizi niba agatima kagarutse rero uhari rava ukabona ko hari amaraso atariho urubanza wari ugiye guhobora bizi Kode n'umumetere ashobora kuba agiye kunsoza yiyoberanyije ariko koko n'abantu barangiza ndiko babigenza sinzi fiye niba agiye kunsoza ariko yabanje kwiyoberanya mama bitangaza ndamusoza ariko ntarimo
ndaba niyoberanyije ndabyegera kuri ribu ntabise nanjye ndabizo ribu ariko no kundenganya none namwe bafana bacu mumbwire Korode sinakurese agatima kanje kurutse kuko umufafanura none ko nkabwirwa ko hari umugore n'umugabo umugore w'inzobe wasinye konfukasiyo uko ribuzi n'umugabo wambaye ikote washyizemo akanuza bakamunyereka yego kuri kamera kuri social media akamutwereka dore n'uyu kabyerekwa n'ubuyobozi bwanjye bw'inzego zibanze none se Korode se yabaye muze we operation kundangiza yikore ako nawe ntuzu wisha ravye nawe ni warasangiye barundangiza rafiki yako ndi adui yako kandi twarakwizaniye iyo tuba twibereye iwacu nitutera intambwe kujya gutumenyane nawe wowe komeza reke nifafanurire nawe ukomeza urangize akwana kukomeza ugarukana none akayegero ndima akanyegero sinshobora ukavamo uko ngomba gufafanura cyangwa impamvu ari kuvuga ibi agira nkavemo aragira ngo uve mu kanyegero ante mwivuto basha kirese yego nyine urumva iyo ugiye kurangiza umuntu uramubwira uti uramwagaza uzarebe n'umurozi ugiye kuroga umuntu arabanza akamwiyegereza akamusakira ati yewe mwana yombe ngukuntu uri cyana cyiza kugira ngo arebe ukuntu umuntu zara itagira ate asiga muruzi ngo ugiye kwica ingurube urayagaza none wamara kuyagaza ugahita wifafanya urakoze nose Korode ari kunyagaza yego njyewe muri ufafanuwo ratamuze muri comment ratamutubwire buriya siko bimeze erega abantu baba bakuze nka bariya bageze kuri ya myaka iriya myaka ntago bayitoragura mu isoko cyangwa ubundi mubaho ikihebe umufafanuwe ni kariso yifafanu byose ni hahandi nyine wari kugira ngo uve mu kanyegero ureka no gufafanura agucakire utakiri gufafanura agira n'umuntu umenya aho waciye n'abantu bose yego babazi ko atari we kuko mu rukiko nta kamera bivuga ariko ngene ngihombagurire hariya ngishireho ibyaha 70 ko se umwana wawe we niyazaga bivuga ngishireho ibyaha 70 kuko ngo bazakubuza kuvugira kuri kamera ntago rabi byashoboka hoya nuwo byaye se nawe bayimubuza nyine urumva wamaze kuva mu kanyegero nubango barakubuza kujya he kuri kamera ngi ntago byashoboka ngewe bambujije yanye najya kuyisimbi yego najya kuyo mu Bugande nase ubundi ni ikihe cyaho wabagamba n'ijyo ndabisi naye ukuntu bambuza kudafafanura hari ukuntu afate abana akabagereranya nyine nge ndikubaza muze wanjye kwarabanye imyaka myinshi ngo utabizi nyine wamaze gukira ugira agafaranga warafafanuye bireme oya irakinze ahubwo asigaye abyimba asigaye abyimba gukira umuntu akibagirwa gukira ariko ka system yakoresheje mu kiganiro abakunzi bacu nibaza muri comment batubwira ukuntu bari kubyo Korode agiye kunangura none nkaba uko ndi kumva najya mu rugo iwe tugasangira hako nawe ngira inama dare nibimara nk'ubusa ndi kumva namuhamagara hotel tukiswikwinyo y'ikifanta ariko cyakora mana ni ngira umugabo we ushukwa mana dore nuko nguko n'ubundi ujya kujyayo yagenze wabyutse mu gitondo urambwira ngo tugende nta kibazo makora dukuna mamagara nsekera ni nukuri ko Imana Korode agiye kukurangiza ni nukuri ko Imana ahubwo n'ubuzima ushaka kubuhasi Korode impanga ashobora kumvuga wazi ko ndi yari kumvuga ari kunzamura Korode ntunzamure nani uri kumva waje ushaka kunangura byerekane nanguke nani uri kumva wagira ute muse ko ndi kwavuga neza nyine ariko neza ya Korode narabikubwiye ni yagusekeye aragukurura hahira kuva kera yaje yisekeshwa mu gitondo ngo uziko kuva kera twashwanaga ni tugashwana mu gitondo twakunda we umva wirwa Korode imuzehe wetu ngende kumva nta mufafanuwaho ahubwo nasiba nibirafafanu ugasimbuka ko tugambo twiza ugasimbuka ukajyayo ariko noneho kuri iyi nshuro ya gatatu papa bitangaza nuhaguruka ukajyayo narakubwiye bwa mbere nakubwira ngo umwanzi wawe atari we none se papa bitangaza ubwa mbere si wowe wari wabikoze twagiyeyo ubwa kabiri bikagenda kuriya ubwa gatatu nongera kugenda ntuzanyitwaze ngo n'abana banjye
uzagende wenyine kandi ndagira ngo musabe ibyo azakora byose noneho bizabe kuri papa bitangaza wenyine kandi ari grand frère nk'umuntu abuze ubwenge n'undi mana kandi yaboti ntiyandeze nimuze muri comment mu bitubwire kuko ngewe wa mugabo we ngewe uzatuma maguruka ngewe mbwire ba ufafa nuwo grand frère Claude ndaje ngo amagaye muka twiganirire ba ega ko mana yanje yavuze ko atigandega ega ko mana yanje ntacyo mfa nawe umusaza ni yubaho ayo Musu mutagushaka kuraza kwisima hakugiriye nabi wamwanga so umuntu cyane izina ry'Imana nta rwango ufitiye Claude grand frère ni petit frère wa urabizi kuva kera turakundana turi inshuti kuza disi kuri kamera kagushuka iminota 10 disi njyawe nigirira umugabo rero uri arasekeje rero mukanya njya mu rugo urye ni izina ry'Imana mfe buno urye bose babireba Musu mutakureze akuryamishe kwisima we nayimakire Imana ibahumugisha ubwo nari ntibigeze bandega nago ngiye turi kumwe cyubwira abakunzi bambye ruhire ndaryayo waba ndasubirayo n'imyenda yambara yiwe nta kintu bimbwiye mutakugirira nabi baba agufafano namufafanuwe akumutakugira nabi gufungisha mutagufungisha papa bitanga yankwara ikise ngeta gufungisha reka rero nkubwire umutagufungishije nta kikiri yagutwara reka ngiye nkubwire nta kintu bimbwiye hari ijambo njya nkubwira ngo iyo umuntu akwanga niyo wateka ibuye rigashya amaraso yawe nayo ntago biba byashoboka kandi iyo umuntu yifuza kukuzamukiraho cyangwa se kugukandagiraho uko byagenda noneho iyo umuhaye andi mahirwe noneho nibwo nabikora neza uraramuka uhagurutse ukajya Nyamata papa bitangaza nubwo ari kwivugisha bino nge ni umwuka wo kuyobya abantu bashobora kuba bazi icyubahiro cy'uriya muryango arimo arayobya avuga ngo hatazagira umwana wumva ko mama we kuko nta mwana Immaculée yabyaye ushobora kumwifuriza kujya muri ribu cyangwa se kujya mu nkiko kuko afite abana b'imfura we n'ikindi nayimakirwe ntabwo umutima yawe utekeye yakwisekera Hati no nanjye no imbwa zanshinda gwimyenda cyane nta bitokiteye nago byashoboka uzi n'igihagararo ciwe nago byakunda noneho we ahubwo dogiteri yahaguruka ahagura kawunga urakoze akaza mu gotera shonje akagenda ari Nyabugogo akajya mu mashira hamwe kuri ahantu uzabikoze nawe mutesi kuri mutesi yabikoze ni mu madura karito kinyange za 27 cyangwa hayirandi ni mu manure iriya buryohe uriya muceri wa Mutanzania 45 ni mu manure igihwagari cy'amavuta cya 18 cya 20 niho kigeze ni mu manure hariya ji ikarito ya ji cyangwa ya fanta akatsi imodoka ni mu manure hariya pampegisi z'abana ngiye gusura iki mama bitangaza mama w'Imanga akahagera na Claude na kamera tiri mugenda abana barije kuko diri patro Mwasumva yaje kundega se nibyo none se urumva nyine ngewe ndi gukwereka ukuri kandi muri comment muze mutubwire wari kubikora mu buryo bwiwe yarabikoze ariko amafafa nayo gufafanwa nabi woyada wowe mu maranga mutima menshi ya Claude n'umugore ko n'ubundi urabakunda kuva kera wowe urabakunda nakuza kubafafanura n'umubabaro wari wifite ni minerval n'umubabaro nyine wa minerval nese ari watsindishije nta n'umuntu ushaka kugukandira akanyenyeri kandi ubizi ko umuzungu ashaka kugakanda ndafafanura none si udafafanura na niyo musi nzafafanura nawe kandi arabizi ese umuntu abantu bangana kuri iriya umuzimu arira ku munyagasanya cyane arabizi nawe yarabizi nawe iyo batsinze abiwe nawe abyuka mu gitondo nafafanura gutyo abyuka afafanura none uyu munsi ushutswe n'iryo jambo ndagira ngo ubwire ngo akurusha imyaka ukunda Claude muzi nta mwanya yantaho nayimakire